Ndabasuhuje mwese abakurikiye ikiganiro Saveur Divine, amahoro y'Imana abane namwe. Muri kino cyumweru turimo kuganira ku mutwe w'amagambo twise kubana na Yesu. Uyu munsi mukaba muri kumwe na mwene so Rukundo Vincent. Kubana na Yesu ntabwo twabivuga mu by'ukuri ngo tubirangize, umumaro wabyo cyangwa se inyungu zabyo cyangwa se ibyiza byabyo. Washaka ndetse yabigereranya na wa muririmbyi waririmbye urukundo rw'Imana akavuga ngo inyanja zose zibaye nka wino, ngo ijuru rikaba impapuro, ibyatsi nabyo bikaba uducumu tw'abanditsi, ngo maze ab'isi bose bakandikaho iby'urukundo rw'Imana, ngo ntibabimara, ngo hakama inyanja ariyo. Nguko uko n'ibyiza byo kubana na Yesu, nabyo tutabivuga mu kanya gato ngo tubirangize. Ariko muri kano kanya reka tuvugeho nka bibiri cyangwa se ndetse bitatu mu byiza byo kubana na Yesu. Imana iduhana umugisha. Icyambere mu byiza byo kubana na Yesu, kubana na Yesu biduha amahoro adasanzwe. Reka dusome ijambo ry'Imana nk'uko ryanditswe mu butumwa bwiza bwa Yohana, bwanditswe na Yohana, ni igice cya 14 umurongo waho wa 27. Haranditse ngo, mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye. Icyakora simbaha nk'uko ab'isi batanga. Imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Amen. Iri ni isezerano Yesu yasize atanze mu gihe yasezeraga ku bigishwa be. Aya mahoro Yesu yadusigiye ni amahoro amenywa kandi akumvwa n'abamwakiriye mu mitima yabo gusa. Imana idufashe cyane. Niyo mpamvu ushobora kubona nk'umuryango utuye mu nzu igayitse, isuzuguritse, nka zimwe zitwaga nyakatsi kera, ugasanga abantu babayeho mu mibereho igoye, ariko babana na Yesu ugasanga baguwe neza mu mitima yabo, babanye neza, mbega ukabona bafite amahoro. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko bafite amahoro atangwa na Yesu. Imana ishimwe cyane. Ariko ku rundi ruhande ugasanga hari nk'umuryango ufite ubutunzi bwinshi cyane, utuye mu nzu z'imiturirwa, etaje, kandi n'izo nzu ari n'izabo, ariko ugasanga badafite amahoro. N'ibyo batunze ubwabyo ugasanga barimo barabirwaniramo kuko batabibanamo na Yesu. Yesu adufashe cyane. Aya mahoro Yesu atanga ni amahoro twumva mu gihe ibintu bimeze neza, ndetse no mu gihe bigaragara ko ibintu bitameze neza. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu Yesu we yaravuze ngo simbaha nk'uko ab'isi batanga. Ati mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye. Yarayaduhaye rwose abamwizeye. Imana ihabwa icyubahiro. Ikindi cya kabiri mu byiza byo kubana na Yesu ni uko iyo turi kumwe na Yesu ajya atumara umubabaro, imitima yacu igacya. Imana ishimwe cyane. Atumara umubabaro tukagira imitima ikeye. Dusome muri Luka, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice cya 24 umurongo wa 32. Baravugana bati, yewe ntiwibuka ukuntu imitima yacu yari ikeye ubwo yavuganaga natwe turi mu nzira adusobanurira ibyanditswe? Aba bavuganaga ni abigishwa babiri bari mu nzira ijya Emawusi. Bagendaga bavuga iby'uburyo Yesu yapfuye, ngo bafite umubabaro mu mitima yabo. Nuko Yesu arabegera ajyana nabo, ariko ntibahita bamenya ko ari we. Akimara gutandukana nabo bamenya ko ari we, niko kubwirana ngo
mbega yewe ntiwibuka ukuntu imitima yacu yari ikeye ubwo yavuganaga natwe? Kubana na Yesu bitumara umubabaro, bikanatuma imitima yacu icya. Imana ishimwe cyane. Cya gatatu mu byiza byo kubana na Yesu, iyo turi kumwe na Yesu atuyobora inzira nziza. Imana ishimwe. Iyo usomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 14 umurongo wa 6, haravuga ngo Yesu aramubwira ati, nijye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Imana ishimwe. Yesu niwe nzira ituganisha mu bwami bw'ijuru. Ariko no mu buzima busanzwe butubayeho, mu mibereho yacu ya buri munsi, iyo tumuyoboje inzira aratuyobora. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Umuririmbyi w'indirimbo y'190 mu ndirimbo zo gushimisha Imana ku bajya bakoresha icyo gitabo, we yuzuye umwuka wera aravuga ngo iyo turi hamwe n'umukiza wacu atuyobora inzira nziza, abamwiringira bakamwitondaho nibo banyamahoro masa. Aravuga nanone ngo jya umwizera kandi ujye umwumvira, ngo ujye unyurwa na Yesu mu kubaho kwawe. Cyubahiro ni icy'Imana. Iyo turi kumwe n'umukiza wacu Yesu atuyobora inzira nziza. Imana ishimwe. Atuyobora inzira nziza akatugeza mu bwami bw'ijuru. Ariko tukiri no mu isi no mu buzima busanzwe, twamugisha inama. Imbere yacu hari inzira nyinshi wayobewe iyo ucamo, ajya atuyobora, umuntu akamenya inzira akwiriye gucamo. Imana ihabwa icyubahiro. Turimo tugana ku musozo, twibukiranye ko muri byinshi byiza byo kubana na Yesu tuvuzemo byibura 3 muri kano kanya. Icya mbere twabonye yuko kubana na Yesu bituma tubona cyangwa se tugira amahoro adasanzwe, biduha amahoro adasanzwe. Cya kabiri tubonye yuko bitumara umubabaro, no mu gihe cy'umubabaro imitima yacu igacya rwose. Ikindi tubonye yuko iyo turi kumwe na Yesu, iyo tubanye nawe atuyobora inzira nziza. Imana ishimwe cyane. Mbese waba wumva unaniwe, umutima wawe ubuze amahoro? Bana na Yesu, umwakire akubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Uzumva amahoro utigeze wumva aturuka ku mwami Yesu. Mbese uyobewe inzira ukwiye gucamo? Bana na Yesu akuyobore. Imana ishimwe. Mbega ufite umubabaro udashira ku mutima, ufite ibikuremereye? Sanga Yesu arakuruhura, aguhe gucya ku mutima. Imana idufashe cyane. Mbifurije kubana na Yesu, kuko kubana na Yesu bifite inyungu nyinshi. Niko mbifuriza, kandi namwe abamaze kumwakira ndabifuriza gukomeza kubana nawe, kuko ni iby'umumaro munini cyane, ni iby'umumaro mwinshi. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.